kwiyumvamo ubwoba usanzwe mu mwuga wo gufotora ntunganya amafoto nawe kenshi aba ari mu bintu bijyanye na video. Sinzi kubikora nabyo ndabizi ariko sinzi kubikora cyane, niyo mpamvu ndi kwiyumvamo ubwoba. Ariko ndimo ndashaka kugira ngo uyu mwanya twafashe cyangwa ikintu tugiye gukora simba ari igihe uza kuba nagaragara ko nabikoze nabi. Nkuko mubibona mvuye gutwara umwana ku ishuri, ibyo nahereyeho kuko nibyo bari kubona bisa nk'ibitangira umunsi. Yewe ariko mfite ibintu byinshi, yewe ni njyewe ufite ibintu byinshi kumurusha. Sigaye gukoropa, guteka, kujya kuzana umwana ku ishuri. ariko ndashaka gukuruvinga naho witwaza. Turabashuje abakunzi ba Life and Us, ni mudahwema gukunda ibyo dukora, mutwereka support buri munsi turayibona, haba muri comments, haba mu kureba ibintu byacu, like kureba video zacu. Turabakunda natwe cyane, ya niyo mpamvu tugarutse uyu munsi. Turagarutse kugira ngo tubakorere indi video. Ndabizi neza muraza kwikunda cyane kuko iyi video zitamenyerewe, ariko nanone ni topics zikunda kugarukwaho cyane hagati y'abantu babana, ndavuga umugabo n'umugore. Mbere na mbere kambanze suze Njye umeze ute, waramutse ute? Naramutse neza, meze neza. Aramutse meze neza, ndahumeka amahoro kabisa. Ndabona usa neza. Ndabona vibes za mu gitondo. Wagira ngo ntabwo byutse. Yes, ubwo rero nuko dutangiye video y'uyu munsi. Rero twifuje kubakorera video njyewe imirimo nari gukora uyu munsi, nawe imirimo yari gukora uyu munsi. Turifuza kuyihinduranya, tukareba just nizihe challenge ziba ziri mu mirimo wowe ukora, ese njyewe nizihe challenge ziba ziri mu mirimo nkora. Uyu munsi njyewe nari mfite gahunda yo kweditinga. Gahunda mfite uyu munsi niyo kweditinga video. Hari video nagombaga kweditinga y'umukiriya ikarangira, then nkayidelivaringa. Nawe yatubwira niyihe mirimo wari ufite yo gukora uyu munsi? Imirimo yanjye y'uyu munsi ni ugutwara umwana ku ishuri, gusa nkakora amasuku yo mu rugo, narangiza nkateka, nkajya kumukura ku ishuri nkamugarura. Niyo mirimo. Gukora amasuku, kujyana umwana ku ishuri, njya muri kubyumva. Actually bikunda nyine guteza impaka, ugasanga ushobora nko gutaha ugasanga wenda hari ibintu bitari byatungana mu rugo, ugateza impagara kuko kimwe wamutakoze, mwamwiriwe mutari gukora, ugasanga nyine utangiye gupfobya like imirimo ye, cyangwa se nawe sometimes akabifata nkaho uri gupfobya imirimo ye, akavuga ariko kubera icyo wumva nta kintu umuntu aba yiriwe akora. Uyu munsi tugiye kubitesting, wasanga gukora amasuku ari ibintu byatari, ndaza kubibona nimba ndi kubikora, ariko nawe nyine ubwo aba ari tayari kuza kunyereka video. Tayari? Tayari. Urakoresha ufite n'akanya? Iyi ni rakelete nayo ngiye gukora amasuku. Alright. Nanjye iyi ni machine niyo nayo ngiye gukoresha n'editinga by'iki. So, reka dukore hano tugiye guhinduranya. Alright? Okay.
yes abona amayiragirete nanjye muhaye mashini. Ubu rero tugiye gutangira akazi kanjye, ubu turi ku isaha, let me check, ubu turi ku isaha ya saa moya n'iminota 10. Ikintu naba ngiye gutangiriraho kano kanya, ngiye gutangira njyana umwana ku ishuri. Nimvana umwana ku ishuri ubwo ndeta nze nyine nkore process y'imirimo yavuze uko yari kuyikora, harimo gukora amasuku, harimo guteka, everything. Ubwo rero reka dutangire guys. ajyana umwana ku ishuri, nanjye ugiye gutangira ku editing. Ahangaha turi ni muri editing room, ajya hamara amasaha menshi cyane arimo editing, arimo arakora akazi. Twiyumvamo ubwoba, ubusanzwe umwuga wo gufotora, ntunganya amafoto nawe kenshi aba ari mu bintu bijyanye na video. Sinkunze kubikora nabyo ndabizi, ariko sinkunze kubikora cyane, niyo mpamvu ndi kwiyumvamo ubwoba. Ariko ndimo ndashaka kugira ngo uyu mwanya twafashe cyangwa ikintu tugiye gukora simba ari ngiye uza kuba nagaragara ko nabikoze nabi, ntazi kubona ko umunsi we nawishe, akazi ke nakishe, projet ye byagenze nabi. Ndakora uko nshoboye kose nze kubikora neza. Muze tubane. Mukomeje gukurikirana life and us, nkuko mubibona mvuye gutwara umwana ku ishuri. Nibyo nahereyeho kuko nibyo ubona bisa nk'ibitangira umunsi, kumutunganya, kumutwara ku ishuri. So ikintu kigiye gukurikiraho ako muri kubibona utwuya rero nuko nkoresha amaguru, just namujyanye n'amaguru, ngarukatse n'amaguru kubera ikigo cy'amashuri cyabo kiri hafi yaho dutuye. Ntabwo biba ari ngombwa ko wakoresha indi transport yari yose, just ukoresha amaguru. Biranagufasha kugira ngo ukore na siporo, kubera rimwe na rimwe ntabwo umuntu ajya abona umwanya wo gukora siporo, ariko nk'iyo kano kantu gaciyemo ukagira tuno twuya nabyo hari ukuntu bisapotinga umubiri guys. So ubu rero niki kigiye gukurikiraho. Urebye ubu ngubu turi saa 2:34 saa tatu zuzuye. Ubundi iyo ndimo gukora hano, iyo ndi gukorera mu rugo, ndi kwetinga, akenshi na kenshi mbona nzaniye breakfast. Rero ngiye kureba nimba bishoboka ko nakubahiriza saa 3 nanjye nkamuzanira breakfast.
wese ukageze nanjye ahantu na challenge nyinshi kubera ko ntabwo nari mbiherutsemo ariko nyine ndi kugerageza uko nshoboye kugira ngo amaherezo bimeze neza ndaza kureba nyuma uko babikoze nk'uko rero muri kubibona dore sheri muzaniye breakfast ariko ntabwo ikiri breakfast ni lunch ni nk'aho ari lunch ubu ngubu turi kuvugana bimaze kugera saa 3:46 urumva ko ntabwo ikiri breakfast mu by'ukuri natinze nanjye challenge ya mbere mpuye nayo kuba ibintu ntashoboye kubiderivaringira ku gihe ariko reka muhe afate arebe ko yagira utubaraga two gukomeza gukora then nanjye nkomeze ibintu ubu ngubu hasigaye ibintu byinshi njyewe ariko mfite ibintu byinshi njyewe ninjye ufite ibintu byinshi kumurusha sigaye gukoropa guteka kujya kuzana umwana ku ishuri ariko ndabikora ariko make sure ko nawe ukora ibintu nanjye akazi kamereye nabi ariko ndagerageza uko bishoboka byose kose mbirangize nubwo challenge zitabura ariko ndagerageza reka nzane n'isukari bishyiramo ni nziza kuko buriya iratuma buri wese buri mvune za mugenzi we zihabwa agaciro ese urabibona ute ari isaha ariko ubu ndashaka gupuruvinga naho witwaza sawa reka dukomeze ushaka turebe kwereka ko nta kirimo
umuceri uhiye. Ubu rero ikintu gisigaye ni guteka imboga. Amasaha yo kujya kuzana umwana ndabona yegereje, ni ukugerageza nkareba ko ibintu byose nabikora vuba, ako ntabwo nzi ko ndi burangije guteka imboga amasaha atari yamfate kujya kuzana umwana. Anyway, ndaza gukora ibishoboka kuko ubu ngubu nari ndi guteka umuceri ariko ndi no gukora amasuku. So ni ukuvuga ngo amasaha aregereje kujya kuzana umwana ku ishuri.
kiri ikintu mubaza ariko umugongo urangije ndumva naniwe mu by'ukuri nsanzwe nkora ibintu by'amafoto rwose video ndabikora pe ariko ntabwo ari kenshi ni gake ndamwemera ni professional umva ndabona bitoroshye rwose mureke dukomeze tubane turaza kureba twese final kuri final uko byagenze ariko ntabwo byoroshye kuri njyewe nawe turaza kureba nta kintu ugeze mbaza Papa ndayikunda. Ayikunda? Nimara umbwire ngo nyine.
maze
Yes, shiri finally ndahirira. Ndahirira tu. Ajyaga niyo naringeze. Naho ngaho ndaza kubireba, ndaza kureba ukuntu project imeze, reka tubanze tuganirize abantu. Tubaganirize kuba bafite amatsiko byari byoroshye kabisa. Kuri njye ntabwo byari byoroshye. So twaganirize ko turi no kurya. urakoze. So kuva mu gitondo saa moya, rero urase saa moya twatangiye amasaha saa moya. Twatangiye na saa moya. Till now. Uziko ngubu ni saa munani. Saa munani zirageze? Saa munani n'iminota 12. Se muri kubibona ra hano muri igeze imbere. I think hano muri kubibona. No, telefone yari yazimye. Muri kubibona hano. Saa munani n'iminota 12. Saa munani n'iminota 12 kuva mu gitondo rwari urugendo kuri njyewe utanyoroheye rwose. Ntabwo nanjye natekerezaga ko saa munani akanya zigeze. Mbega urugendo rutoroshye kuri njyewe, ariko nyine rwakoze. Actually nubwo bitari byoroshye ariko hari ibintu byinshi nigiye, hari amasomo menshi nigiyemo. Sinzi niba wowe iyi challenge urayibona ute? Iyi challenge twakoze uno munsi urayibona ute? challenge uyu munsi hari ibyo ntajyaga ntekereza byatumye hari ikintu numva ngomba kubikoraho. Ariko ushobora no kurya ko ntabwo utekeye utuboga tw'umunsi twa Kinyarwanda, nta mavuta menshi arimo, nta birungo, nta biki. Ndi kubikora kugira ngo wowe rya reka ndebe kuvuga ngo menshi uraza gutanga amanota nta kibazo, kandi numbere uvugisha ukuri to nabanje kugira ngo byitegereze, ntabwo ndabiryaho. tubwire abantu byitegereze ubundi nimara kurya ndahita ngura amanota. amanota ngiye yageze ko mbana yihaye. Ubundi umuntu arimo arasobongera, abasobongezi mu Rwanda bagira abantu bagira ngo abasobongezi b'ikawa. Abantu bahinga ikawa bagira abasobongezi b'ikawa, buri bamwe bagenda bakimumurizaho akayigutaho. So nawe urabadushyire nk'itama rimwe ugarire mu rindi umbwire ibiryo bimeze bite? Biraryoshye. Ntabwo ari ukukubera, ntabwo ari ukubera kumva uko bisa n'uburyohe ariko bimeze. Nta munyu mwinshi urimo, wowe turya urabuzi, nta mavuta menshi arimo. Ushobora kunyizera nkagutekerera nkateka ibiryo by'abashyitsi bawe. Tuzabiberekana umunsi tuzabikora. Ndabona ntabwo icyizere. Guys, mumba rero ko amanota ya mbere ndayatwaye. Mva amanota ya mbere ndayatwaye, ariko muze dusangire dore ni karibu. Aba ni ibiryo by'isamana. So uyu munsi se iyi challenge uyibonye ute mu by'ukuri? Nubwo twagira ngo dusangize abakunzi bacu umunsi wawe ndetse n'uwanjye muri rusange, ariko imirimo buri wese asanzwe akora atari yo twakoze, hari amasomo byamaye, hari amasomo menshi byamaye. Ntabwo hari bimwe najyaga ntekereza ariko ngomba gukosora. Ni ukuvuga ngo ntabwo mba ndi kure y'akazi akora, ngenda fotora ibintu bijyanye na video cyane arabikora. Nanjye rero nisanga mu mafoto, video ndayizi pe, ariko usanga atari cyane, ntabwo mbibamo cyane. Ubu imbogamizi nahuye nazo za mbere, umugongo ntabwo nari mperutse kwicara nk'ukuntu wicara amasaha nk'aya ngaya. Ikindi byatumye ntekereza, byatumye ugomba kubishyiramo imbaraga no mu bintu ugomba gushyiramo imbaraga, haba kuri level yawe nkabikora ku rwego rwawe.
nibajije nti nk'ubu ngubu simbifuza ariko nabyo byabaho mu gihe waba warwaye hari ibyo runaka ufite yo gukora ese twabihagarika rero ugomba gushyiramo imbaraga bimenya kuri level yawe nkajya mbikora kuri speed ufite ubwiza ubikorana noneho nanjye nkabimenya ku rwego rwiza igihe hari ikibazo runaka cyabaye nkajya noneho nkabikora nkawe ayo masomo niyo masomo nakuyemo ari sawa cyane ndibaza ko n'abadukurikiranye nabo hari ikintu babashe kwigira kuri challenge umaze gukuramo nanjye urebye iyi challenge y'uyu munsi actually yanyeretse ko abantu nyine bakwiriye kongera kubana nyine ntabeho gusuzugura imirimo y'umuntu habeho kumva ko umuntu aba nta kintu uri gukora nk'ubu reba ubu turi kurya saa munani isaha ya saa munani niko turiye ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo gukoropa guteka kujyana umwana ku ishuri kujya kuzana umwana ku ishuri stress kabisa ikintu cyangoye cyane rero ngiye muri iyi challenge ni bijyanye no gukoropa imirimo yose y'uyu munsi nari mfite wakoze gukoropa byangoye no koza amasahani amasafuriya ibintu byangoye ku buryo utakumva ngo guteka byose navuga ko byangoye ako guteka byo ni impunzi yanjye ni ikindi gika niyumvamo kandi nkunda cyane iyo mbifitiye umwanya ngira ngo urabizi kamera urabizi ko nteka tu rero ibintu byangoye nari bivuze ni ukoza amasahani ni ugukoropa ibyo bintu byangoye byangoye ariko Imana ishimwe ko mbirangije nubwo turiye dutinze birasobanura nyine ingorane nahuye nazo nyine kuba ntabimenyere kuba atari ibintu nsanzwe nzi ariko ndumva atari bibi cyane amasaha saa munani ntabwo ari bibi cyane ubundi normally abantu bakwiriye kurya nko mu masaha 7 cyangwa saa 6:40 gutyo numva ko narengejeho nk'isaha usanzwe nk'uko bivuze nabi masaha ntabwo tujya dukunda kuyarenza usanga rwose umwana avuye ku ishuri nabyo byabonetse etani yavuye ku ishuri araza ansanga ahantu nari ndi gugatira udukaroti hamwe ngo papa ngo wampaye karoti ndamuhereza ndabura mwana wanjye ihangane uyu munsi twihariye by'amacalenje urihangane nyine ngende urihishirize utuntu ariko nayo nanafashe nje none se kuri iyi challenge twakoze ni igiki utexpectingaga ko wumva utari bushobore ni igiki watekerezaga ko wumva utari bushobore mu mirimo yose nari mbi ntabwo nakubeshya nta kintu na kimwe numvaga ntari bushobore for real nta kintu na kimwe numvaga mu mirimo nari mfite ntari bushobore nubwo natekerezaga ko bimwe biri bungora ariko numvaga biri bushoboke nta kintu cyangwa gukoreka bino bintu hari ukuntu umuntu aba yarakuze ntabwo ndi umwana wakuze wakuriye ahantu ntabikora bino bintu umuntu aba yarabikoze mu rugo aba yabikoze ku ishuri uzi classe kuyikoropa wenyine uzi amakarasi twakorote uri umwe byinshi gusa nyine kubera igihe kiba giciyemo no guhindura ubuzima no guhindura ibitekerezo ukabyerekeza ku bindi bintu birangira umeze nk'aho bigiye kuguhindukana bishya nicyo navuga ahubwo twibaze mwebwe mwakurikiye iyi video kuva mu gitondo kugeza no masaha ese murabona hari ikintu mukwiriye kwigira kuri iyi video hari ikintu mukuyemo kuri side yanjye icyo nababwira birakwiriye nyine ko aka kantu mukanyuzamo nimba mufite umwanya ukanyuzemo nihe task muvuge ati okay madame ukora ibingi ukora bya bintu byanjye nanjye nkora
muhinduranye turebe murebe, kuko rimwe na rimwe hari ukuntu usanga abantu itana arimo arakina arimo ararya uri kumwumva akaba aragakuye kagaze. Rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu batabaho bumvikanye, bikunda kuba ugasanga nk'umugabo atashye wenda mu masaha ya saa sita asanze ibintu mu rugo ntabwo biratungana, ibijyanye n'ibiryo ntabwo biratungana, ariko aho kujya yihangana agatangira akavuga ati gute aya masaha ibiki n'ibiki kugeza amasaha mwawe ibyo biteke byambika nyine ukumva nta kintu bakoze. So byafashaga kugira ngo understanding ko abantu baba bavunitse imirimo yo mu rugo, nubwo udashobora kuyibara ngo uyu nakoze iki mu byerekanye, ariko ni myinshi cyane. Ni icyo nabwira abantu, sinzi nawe niba ari icyo wavuga tunasoza, tukanashimira n'abantu barebye iyi video. Dushimira abantu by'umwihariko barebye iyi video kuva mu gitondo kugeza kuva mu gitondo. Mwebwe muraza kuyibona mu minota muraza kuyibona mu minota wenda igeze nko kuri 30, ariko mu by'ukuri yatangiye mu gitondo nkuko twabiberetse. So turabashimiye cyane wowe warebye ino video kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota ukiri kutureba. Ni iby'agaciro kandi turabakunda cyane. Support muduha turayibona, comment, like, uburyo musharing ibintu byacu turabibona. Mukomeze muduteze imbere, mukomeze musubscribing, tuzamuke twaguke. Ubu ngubu tugeze kuri ba subscribers 141. Can you imagine? Ni intsinzi ikomeye cyane turimo turacelebrating. So mukomeze rero mutube hafi, mukomeze mutwagure, musharing ibintu byacu, mubikunde, mubikundishe n'abandi. Gawa ijambo ryanyuma nawe ntabwo ari ijambo ryanyuma, igitekerezo cyawe dusoza. Nkurikije challenge twari twihaye uyu munsi, icyo nabwira abakunzi bacu n'abandi badukurikirana ni ukuri nk'uko hari amasomo nakuyemo, biba bikwiriye ko hari imirimo runaka cyangwa se abantu runaka bakwiriye guhabwa agaciro bitewe n'akazi bakora. Hari igihe tuvuge na nk'urugero nk'ubu ushobora guhamagara umugabo yagiye ku kazi atakwitaba, yakubwira ko ari bize, uretse gato yandi bize cyangwa wenda yanataha, ntubashe gukurura neza ujye mu mvune yaba yahuye nazo uyu munsi. Wenda twebwe nuko ari amahirwe ko ibintu byacu akenshi turabikorana, tuba turi kumwe, akazi dusa nkaho tugahuje, ariko ni ukongera guhereza agaciro buri murimo umuntu wese akora. Niba umbwiye kuri bize numve ndabyubashye, niba unatashye nkoresha uburyo ki bwose bushoboka kugira ngo niba hari ibintu biriwemo ngerageze ngire ibyo mufasha mu gihe ugeze mu rugo, bigufasha kugira ngo uruhuke, twongere duhana agaciro muri make. Ubwo rero nk'uko wari ubivuze, ndumva ari ibyo ngibyo nakongeraho. Turabashimira ifunguro ryacu riraryoshye kandi dukunda gufata amafunguro tutabaye karibu, ariko mu yindi video hari video tuzakora cyose muzabyandike muri comment mutubwira ati next mwazanitse tugasangira imbere. Hari umunsi tuzabitegura nuko dusangiye n'abakunzi bacu. Imana ikomeza kutuya. Ubwo rero muraho agaciro kuri twebwe, turabakunda. Video nakagaruka ndumva twasezera. Mwakoze cyane. Mugire amahoro.